Dutangiranye abasomana hano, kumva uko basomana hano mu ntebe harimo akana kababonye kaba karikanze. Akana karangije karavuga kati ese papa azajya ahora aca inyuma mama koko, gahora ambwira ko akunda mama gute yamukora ibintu nk'ibi ngibi, gusa nanjye ngomba gushaka icyo nkorera mama. Ibyo nibyo akana kari karimo gutekereza. Ubwo umugabo yakomeje asomana n'umugore hano, umugore arangije aramubwira ati mukundwa ndabizi rwose ko nkunda, ati ariko byaba byiza tuvuye hano rwose tukaba twajya mu cyumba, nta mpamvu yo kuguma muri ofisi yawe, n'ubundi uru rugo rwose ko ari urw'umugore wawe akaba adahari twagiye. Umugabo arangije aramubwira ati humura rwose ntugire ikibazo, aho ushaka hose turahajya gusa tube tugumye hano ho gatoya. Ubwo umugabo yakomeje kwishimana n'uwo mugore, akana nako kari mu ntebe mo hasi kari gushaka icyo kakora ngo gafashe mama wako. Ubwo abari hano nabo barakomeje barishimisha, gusa wibuke ko uyu mugore atari uw'uyu mugabo ahubwo ari inshoreke ye. Barakomeje barishimisha, akana aho kari nako gakomeza kuvuga ati ibintu sinabyemera. Ubwo karahagurutse gafata imisatsi yako kayishyira mu maso kigira nk'akazimu. Urebe wa mugore akabonye yahise avuga ati ye dore imizimu mu nzu yawe. Umugabo aramubwira ati se ubonye hehe imizimu? Ati ndayibonye hariya, ni ukuri kw'Imana genda urebe. Umugabo arangije aramuhumuriza ati humura rwose, ubwo sinzi ikintu wikanze ariko nta mizimu iba muri iyi nzu, ngo yangenda akibonye rwose hariya gifite ibisatsi by'umukara. Umugabo arangije aramubwira ati humura yewe turi muri iyi nzu twenyine, ndabizi ko n'umwana wanjye atari hano aryamye, gute rero uri gutinya gute ufite ubwoba? Umugabo ubwo sinzi wamuhamagaye kuri telefone, arangije areba haravuga ati se kandi ko umugore wanjye ari kumpamagara arimo kumbaza iki? Ati none aha rero sinamufata. Arangije aramubwira ati sheri urabizi ko iyo turi kumwe mba meze neza, kandi n'ibyo uri kwikanga nta bihari rwose, wikikanga ni njye nawe turi kumwe hano twenyine nta wundi muntu uhari. Umugore arangije aramubwira ati se none ubwo uwo mugore wawe uguhamagaye nagiye kuza hano? Uyu nawe aramubwira ati humura rwose mu kazi ke ni kure ntabwo yahita ashyika hano, ahubwo dukomeze twishime niba ntacyo bigutwaye. Ubwo umugore uri hano yahise abwira umugabo ati rero reka ngende, niba umugore wawe agiye gutaha tuzahura ejo rwose yagiye mu kazi, noneho nzaza kare ntabwo nzakererwa, gusa hari ikintu nabonye ndumva nyifite ubwoba. Ubwo akana nako kavuye kubakanga kahise kaza hano kiruka karavuga ati nagombaga kuguhikirwa, ntabwo wagombaga guhemukira mama nkureba. Ubwo tugaruke hano bwarije baza gusangira nk'umuryango, gusa akana hari ibyo kabonye. Akana karangije kabaza papa wako ari kumwe na nyina ati se papa uriya muntu mwari muri kumwe kare ninde? Umugabo arangije amubaza ati se wakana uri kuvuga nde? Ati wa mugore mwari muri kumwe hano ufite imisatsi imeze nk'iya mama ni uwa hehe ko nabonye atari mama? Umugabo arangije ahita yikoroza kugira ngo umugore atamenya ibyo akana kari kuvuga. Umugore arangije abaza umugabo ati se mugabo wanjye umeze neza? Ati rwose ni ibyo kurya byari binkoze, gusa sinzi ibintu uyu mwana yari arimo kuvuga pe. Akana karabibona ko se arimo kujijisha mama wako. Umudamu arangije akaza ati se mwana wanjye uwo muntu uri kuvuga ubundi ninde? Akana karangije karavuga ati papa namubonanye n'undi muntu kare hano muri iyi nzu w'umudamu, sinzi ibyo bari gukora. Umugore arangije aravuga ati ye ubu si ibintu uri kuvuga nibyo mwana wanjye urabizi neza koko wababonye? Akana karangije ati yego rwose ngiye nababonye. Umugabo uri hano ahita avuga ati uyu mwana rwose ari kubeshya, nababa baje hano bazanye pizza ubwo nibo yabonye akeka ko ari wowe cyangwa se ari undi muntu twaba dufitanye indi sano, naho ubundi rwose nta kintu kidasanzwe kigeze kibera muri uru rugo. Umugore arangije ati mwana wanjye rwose nkunda umurava ugira mu kumfuhira pe, ubu ndabizi papa naramuka azanye n'undi mugore uzabimbwira. Umugabo nawe ati mugore wanjye rwose urabizi ntabwo ibyo bintu nabikora pe, kandi urabizi ndetse n'uyu mwana wawe aba akureberera, urumva ko buri muntu wese ushyitse hano aba yamubonye. Gusa akana karababaye se yari akajijishije abeshye mama wako. Umumama uri hano nawe arangije abwira umwana ati mwana wanjye rwose irya ibiryo byawe ntugire ikibazo, papa wawe ibyo ngibyo ntabwo yabikora nanjye ndamuzi. Gusa akana karakomeje kamureba ikijisho. Ubwo ntibwatinze bwarakeye biba ngombwa ko umugore ajya mu kazi. Akana karangije karamwegera ati ariko mama ngiye papa namwiboneye rwose ari kumwe n'undi mugore hano mu nzu, ndetse bari no gupanga kujya mu buriri bwawe. Umudamu arangije ati se wa mwana wanjye kuko ibyo bintu wabibonye? Ati rero ibyo bintu niwongera kubibona uzashaka ukuntu umpamagara pe. Akana karangije kabwira mama wako ati se none ubwo urumva nzaguhamagarane, kandi ko na papa iyo ngize ukuntu umwegera ari kumwe n'uwo muntu ambwira nabi cyangwa se akaba yanankubita. Umugore arangije biramucana arabwira akana ati humura rwose uyu munsi nanjye ndaza kuva mu kazi kare ntabwo ndi butinde, kandi papa nagira ikintu akora ushaka uburyo umpamagara nimero yanjye urayizi. Akana karangije gasezera mama wako kati sawa mama ndibuze kubikora rwose. Ubwo akana kasubiye mu nzu, mama wako nawe aragenda ajya mu kazi.
Mama w'aka kana kijya mu kazi, akana karagiye gafata imiti, karangije kajya mu buriri bwa mama wako, gatangira kugenda kamenamo ibintu by'imiti tutazi ibyo ari byo. Kafashe ikindi gishashi kiri hano, urebe kaba gakuyemo ibintu tutazi ngo ni ibiki, gusa ibyo ari byo byose ni ibyo kugira ngo kaze gufata papa wako naramuka azanyemo umugore. Kafashe imiti yari iri hano mu gishashi, karangije kagenda kayinyanyagiza ku buriri bw'ababyeyi bako, gahita kaza kwiyicara hano mu ntebe. Ubwo umugore ntiyatinze kujya mu kazi, wa mugabo nawe yahise azana ya nshoreke. Arayibwiye ati rwose humura noneho ndabizi ko ahantu yagiye ari kure ntabwo ari buveyo vuba. Umugore arangije ati ariko nizere ko ya mizimu nabonye ejo nari bwongere kuyibona pe, kuko biriya bintu bintera ubwoba. Umugabo arangije ati humura rwose turi kumwe njye nawe, nta kindi kintu kiri muri uru rugo, ntiwongere gutinya. Ubwo akana nako karakomeje kihisha mu misego, gakomeza kwihisha kugira ngo bataza kukabona, ariko gafite umujinya mwinshi kari kuvuga ati uyu munsi noneho ndaza kureba aho muri bunshikire pe, ibi ngibi mama agomba kubibona. Bigaragara ko akana gafite umupangu kapanze wo gufata papa wako ndetse n'iyi nshoreke. Ubwo umugabo yakomeje akurura umugore bigira mu cyumba, umukobwa uri hano nawe atarega nanjye nari nkukumbuye, kandi sinjye urota rwose umugore wawe agiye mu kazi, ariko noneho hano mfite akantu turi buze kwifashisha, ati saka waba ukazi. Umugabo uri hano ati akase kandi nakiki. Umukobwa nawe amubwira ati akangaka rwose kari buze kubidufashamo umunsi wose, nta n'umwe uri buze kujya kure y'undi rwose. Ubwo umugore yafashe mu mapingu ababwiye umugabo ati rwose zana amaboko hano nkwereke. Urebe bagiye kwishyiramo amapingu, ntumbaze ngo baraza kuva hano gute cyangwa se baraza kuyafungura bate. Ubwo umugore yakuyemo imyenda arangije abwira umugabo ati wowe ntugire ikibazo ni njye nawe. Ka kana nako kakomeje kubacungira hafi, kaza gake gake komboka mu cyumba aho bari. Ubwo umugore uri hano arangije ababonye ka kana avuga ati ntungiye mbonye cya kizimu we, ntibishoboka. Umugabo arangije amubaza ati ese w'ikizimu kandi isi ibyo bintu muri iyi nzu ujya ubona kuki njye nabibona. Umugore arangije ati ndakibonye rwose uko cyari kimeze neza ejo na n'ubu niko kimeze. Umugabo arangije amubwira ati ryama wana ndabizi ko nta kintu gihari. Ati ni ukuri kw'Imana rwose ngenda kibonye hariya, ese urumva koko naba narimo kureba urabona ndwaye amaso. Umugabo arangije amubwira ati humura rwose nta kintu gihari, kuko iyo usa gihari mba nanjye nyibonye. Umugore atari ko wagiye inyumva ubu buri kumva ndimo kukubesha, ubundi kuki ari njye ubibona njyenyine. Umugabo biramucanga yibaza ikintu uyu mugore ababona, icyo atazi nuko ari umwana we ubuza yijijisha. Umugore arangije amubwira ati gusa ubwo turi kumwe ntacyo ndi bube noneho nta bwoba mfite nk'ubw'ejo. Akana nikanyuzwe karagarutse, urebe kaza gake gake gakambakamba, kaza kureba bya bintu byako kashize munsi y'igitanda niba byaba byakoze. Akana karangije gafata hano ku kirahure gasakurisha ibintu, karangije kongera akishyira ya misatsi mu maso. Umugabo ahindukiye ngo arebe ababonye ka kana nawe ubwoba buba buramutashye, aravuga ati toka. Arebye neza babona ni akana, karangije aragahamagara ati mwana wanjye bite. Aravuga ati kweri ibi ngibi nibyo byagukangaga, uyu nguyu ni umukobwa wanjye. Akana nako kumvise bakavumbuye kaba gakuyemo imisatsi, kati se papa ni ibiki kurimo kumpamagara. Ati se gute wifata ukadukanga kweri ukaza mu cyumba cyanjye utanambwiye. Umugore arangije avuga ati se aka kana kawe niko kahereye ejo kankanga na n'ubu nkaba nari nyifite ubwoba kubera akangaka. Umugabo arangije aravuga ati rwose umwana wanjye agira udukino twinshi ntiwamenya ibyo aba ari gupanga, gusa akana karakaye urebe. Akana karangije kabwira se ati se papa uwo nguwo muri kumwe muri ubwo buriri ni mama ko menyereye kuvuga usanganamo na mamara. Ubwo umugore arikanga, umugabo nawe agira isoni abwira ashaka ibyo abeshya akana ati mwana wanjye rwose uyu nguyu ni umuturanyi wacu aba yaje kunganira. Ati se none papa umuturanyi wacu akuganirira mu cyumba cya mama muryamye cyangwa nabyo nze kubibwira mama? Umugabo arangije agira isoni avuga ati mwana wanjye rwose humura, impamvu turi hano rwose dore twe twafashwe hano mu mugozi nituza kuwuvamo turi buze kugenda. Kumbe icyo avuga ni ya mapingu biziritse. Akana karangije karababwira ati humure rwose ibyo muri gukora byose ngiye kubibwira mama. Umugabo agiye kwiruka asanga biziritse amapingu, gusa ahita abwira umugore ati humura uriya mwana nta buryo ari bubibwiremo mama we, kuko ntabwo yabona uko amuvugisha kandi ari mu kazi. Kandi ikindi ariga uru rugo n'urwanjye ibyo nabyo byibuke, nta mpamvu yo guhangayika. Ubwo akana karagiye, umugore nawe asigara hano adatuje, gusa umugabo akomeza amuturisha amwumvisha uburyo ntacyo bari buze kuba. ati tuza wowe ntugire ikibazo, nyina w'uyu mwana yagiye mu kazi kandi aho akorera ni kure, ikindi ntacyo turi buze kuba. Umugore arangije avuga ati se none urufunguzo rw'aya mapingu twishyizeho ko narutaye mu rugo ubwo turaza kuvamo gute? Umugabo arangije ati se none wowe ubundi iki gitekerezo wakizanye ute?
Umugore ati numvaga turi bwirirwane njye nawe hano nta wundi muntu uri buze wana, niyo mpamvu numvaga tugomba kwirwa twiziritse. Umugabo arangije yibuka ibintu akana ke kigiraga aravuga ati se uriya mwana wanjye yabaye iki, biriya bintu aba yikoza ni ibiki? Umugore ati kariya kana kawe rwose ugomba kugahana, nta muco kagira pe. Umugabo nawe ati se namuhana, mama we yankundiye, uzi ukuntu mama wamukunda cyane. Umugore arangije ati se ko numva ibintu biri kundya umubiri wose ni ibiki? Umugabo ati se kandi ibyo byo ni ibiki? Mbere ngo imizimu ubundi ngo ibintu biri kukurya. Umugabo agiye kumva neza yumva nawe hari ibintu biri kumurya aravuga ati ye ibi se ni ibiki? Arangije aragahamagara ati Lisa vayo hano. Akana kabwira se ati papa ntago ndi buze. Ati se ni ibiki washyizemo hano? Akana karamubwira kati njye nta kintu ariko nigeze nshyiramo, kandi niba hari n'ibirimo ubwo ni ibyanyu mwembi babiri mwabishyizemo njye simbizi. Ubwo barakomeje barishimagura, gusa bigaragara ko ya miti ka kana kashyiraga muri ubu buriri ari irimo kubarya. Umugabo yakomeje abwira umugore ati ariko nawe wisakuza, ubu se njye ko biri kundya urumva ndimo gusakuza? Umugore yarakomeje arishima n'umugabo arishima aravuga ati uyu mwana wanjye rwose sinari nzi ko yakora ibintu nk'ibi, cyangwa ni mama uba wabimutumye. Akana karangije kaza gahengereza atarega mama ntabyo azi, gusa icyo nzi neza ni uko guhera nonaha agiye kumenya ibyo uba urimo papa, noneho ntabwo urongera kumujijisha nka nijoro. Ubwo umugabo yasigaye avuga ati se aka kana kanjye kizeye ibiki n'ibiki karimo kuvuga? Umugore ati se none ubundi wafunguye hano tukagenda? Umugabo ati kandi ari we wazanye ibi bintu nazi uburyo wabifunze. Akana ubwo sinzi aho kakuye telefone, niba mama wako yari yayigasigiye sinzi, karangije karahamagara kari kuvuga kati rwose papa arimo gukubita mama vayo urebe. Bigaragara ko akana atari mama wako karimo guhamagara. Ati kandi yahereye karamukubita, nimutinda ari buze kumwica. Sinzi abana akana kari guhuruza kababwira ko papa kari gukubita mama wako. Ati rero mushaka ukuntu muhagera, papa atarica mama pe. Ubwo mugabo nawe yari ari mu cyumba na wa mugore, sinzi ibintu birimo kubarya bakomeje bishimagura. Umugore arangije abaza umugabo ati se none ibi bintu byari bisanzwe biba mu buriri bwanyu? Ati sinari kuzana iki gitekerezo cyo kuza muri ubu buriri pe. Umugabo arangije aramubwira ati ariko wacecetse urumva ngiye bitarimo kundya? Tugaruka hano ku muryango, akana kaje gukinguriraho kari gahamagaye. Kumva akana kahuruje polisi kayibwira ko papa kari gukubita mama wako. Umupolisi arangije arakabaza ati se none bari kurwanira? Atari rero nakubeshye, papa ntago ari gukubita mama pe, ariko papa asigaye azana undi mugore akaba ari kumwe nawe mu cyumba igihe mama yagiye mu kazi, ndetse nanjye bakirirwa bambwira nawe umunsi wose. Ati se wakana ibyo uri kuvuga nibyo? Ati yego rwose vayo ubanze urebe. Umupolisi yarikanze kumva bari hano mu cyumba nabo ya mita akana kashyizemo iracyakarya. Bagiye kubona babona polisi iraje. Umugore ati polisi? Umugabo arangije arababaza ati se wa mugabo uwo muri kumwe ni umugore wawe cyangwa murakora iki aho ngaho, mwabaye iki? Umugabo arangije aravuga ati se bimeze bitafande, rwose sinari niteze ko wadusanga hano mu cyumba cyacu, ariko uyu nguyu ni umugore wanjye rwose. Umupolisi aritegereza ati se none mwabaye iki ko mbona uburyo muri kureba budasanzwe? Umugabo arangije ati sinzi indwara rwose yaduteye hano mu rugo rwacu, hari ibintu birimo kuturya natwe tutaramenya ibyo ari byo. Gusa umugore yari afite ubwoba kubera ko yabonaga polisi imbere ye azi n'ibyo bari gukora. Umupolisi arangije ababwira ati uyu mwana wanyu rero yaramuruje, ambwira ko uri gukubita umugore wawe, gusa nshyize hano ambwira ko uri kumwe n'umugore utari mama we, kandi mama we yagiye mu kazi. Umugabo arangije abwira umwafande ati se none urareba uyu atari umugore wanjye? Kuko atari umugore wanjye ntitwaba twigize gutya turi muri iki cyumba pe, ubu yaba ari undi wansanzemo hano twarangiza tukifungirana? Umupolisi yararebye arumirwa aravuga ati ndabona ashobora kuba ari umugore wawe, ni ibyo uri kuvuga ari ukuri. Umugabo arangije atafande rwose sinakora iryo kosa ryo kubabeshya, ni ukuri sinarikora pe. Akana aho kahengerezaga hano ubwo na mama wako kari kamuhamagaye baratashye. Ati mama nawe nabikubwiye ko ndi bumufate pe, papa ari kumwe na wa mugore kandi uko nabikubwiye niko bimeze. Umupolisi arangije arasohoka. Ubwo umugabo yaramubeshya, arangije abona uyu mugore amubaza ati se kandi urajya he, uruwa he, cyangwa niwe nshoreke muri uru rugo akana kambwiye? Ati nsize umugabo n'umugore bari hariya mu cyumba, sinzi ikibazo bagize. Umugore hano ati umugabo n'umugore se bahehe kandi urugo karurwanya? Ubwo umugore yahingutse hano asanga umugabo we yizirikanye n'undi mugore. Ati sheri, ikigabo kiri hano kirangije kiramujijisha ati rwose ni ukuri ndakwinginze ibi bintu ntubyiteho ibyo uri kubona. Umugore arangije aravuga ati nkumva umwana wanjye ibintu ari kuvuga atari byo bitanashoboka, kumbe byose umwana wanjye yari amaze iminsi abibona. Umupolisi aba aragarutse ati se kandi hano habaye iki?
Umugore arangije aravuga ati uyu mugabo wanjye rwose mba nagiye mu kazi akirirwa hano kuko mu kazi ke yagize ibibazo atagikora, none nibi yirirwamo njye nagiye gushaka ibyo kurya nagiye kubahahira, ati ibintu rwose sinabyihanganira pe. Umugore yahise abwira umwafande ati afande aba bantu batware muri gereza, ibindi byose ngomba kubivugana nabo bafunze, ati rwose uyu nguyu ni umugabo wanjye kandi uru rugo ni urwanjye. Ubwo umupolisi byaramucanze aramubwira ati tuza, ibingibi ndibuze kubyitaho ahubwo mwe muze hano. Ubwo umwafande yahise afata urufunguzo arangije arabafungura arababwira ati rwose muceho mbatware kuri polisi, ibindi ubwo muraza kubisobanurirayo, burya nanjye mwari mumbeshye, ibyo nabyo biraza kujya mu byaha mwakoze. Ubwo umugabo yahise aza gusaba imbabazi umugore arangije aramubwira ati ntibishoboka rwose sinakubabarira habe na gato. Ubwo ikigabo cyafashe ipantaro gitangira kwambara, umugore aravuga ati urambara iki se uko wambaye ubusa gutya ariko banagutwara ugatinyuka nta n'isoni? Ubwo niba utakojeje isoni n'ibyo wakoze, gute wagira isoni zo kujya hanze wambaye ubusa? Bagutware gutyo ntabwo ugomba kwambara. Ubwo polisi yacanyeho umugabo n'inshoreke ye, wa mugore nawe asigara mu rugo rwe byamurenze yibaza ati ibi bintu ntibishoboka rwose, nagombaga kwizera umwana wanjye na mbere hose ko ibyo yambwiraga ari ukuri, ati kweri gute nabaye ikigoryi bigeze ahangaha. Ubwo umugore yafungishije umugabo we asigara mu rugo rwe n'umwana we. Ni naho inkuru yacu isoreje. Ciao ciao.